Banze kubasuhuza abantu munkurikiye kuri channel, aka kanya ngiye kubereka uburyo ki wigamo imodoka mu buryo butandukanye. Imodoka ni ikinyabiziga gifasha umuntu gukora ibintu bitandukanye, habamo mu kugitwara, mu kugitwara, gukoresha vola y'imodoka ni iyi bifashisha ukata imodoka yawe. Rero ndabigisha byinshi bitandukanye uburyo ki iyi vola nayo ikora. Hari abantu benshi bakoresha amakosa cyane bikaba byateza impanuka mu buryo ki bakoreshamo vola butari bwo. Vola igira uburyo butatu bwo kuba wayikoresha uri gukata. Uburyo bwa mbere nibwo bita hand over hand, ni uburyo ukata ugenda uvana ukata ukazana ukuboko ukongera ukimura kuri ukongera gutya, ugenda uhinduranya amaboko, ukuboko hejuru y'ukundi, ukuboko hejuru y'ukundi. Nuko bikora, ndabibereka ku modoka. Ikindi ndabigisha uburyo ki ushobora gukoresha gutangira kwatsa imodoka, ukuntu ushyiramo contact. Hari abantu bashyiramo contact atazi ngo ni imodoka igira position zingahe. Iyi niyo bita ignition key. Wajya mu garage ufite imodoka cyangwa se nawe uri umukanishi, bayita ignition key, kuko niho twinjiza urufunguzo kugira ngo tubashe gustartinga imodoka yacu. Iyo dukase kontake igira position enye. Position ya mbere niyo yindi ushyiramo, ukase rimwe gatoya cyane ushyizemo accessory. Haba harimo ngo bawemeje radio, kuba yamuro kujya kuri maradiyo, kujya ku maestri garage, kujya ku bintu bitandukanye. Ukase bwa kabiri ubukase kugira ngo imarike muri tableau. Ubwa gatatu ubugiye kwatsa imodoka. Rero ubwo buryo butatu uba wakije kugira ngo starting. Rero hari umuntu ujya gukata imodoka agahita yihutisha urufunzo akarenga position ebyiri, isimbutse ebyiri, ujya gutawatsa imodoka irakaragenze kandi utashaka kuhase, sa imodoka irashidutse ihise igenda. Kata witonze, ukase rimwe, kabiri, gatatu, nukwatsa imodoka. Ibyo nabyo tugomba kubirebera rimwe tukabimenya uko bikora. Imodoka igira pedale 3 iyo ari manuel. Hari abantu batazi ngo manuel ni iki. Manuel ni imodoka itagira itagira ambrillage. Icyo bita ambrillage y'imodoka, tuzi ko ambrillage tuyifasha muri manuel, dufashisha ambrillage ryari. Ambrillage ikoresha igihe ugiye guhindura vitesse, bigenda iyo ukandagiye ambrillage pedale, kuko moteri ni ikintu kiba kiri kwikaraga. Tuba ari ikintu niba kiri kwikaraga gutya gihuye n'ikindi ugashaka kugira ngo uhindure vitesse uri guhindura ni ya moteri. So rero ugomba ambrillage itandukanya moteri na gearbox, cyangwa se ahangaha aya mabox barimo icyo bita akoresha ibijyanye n'amaspeed cyangwa n'amavitesse. Gearbox utandukanye hagati ya gearbox na nuza moteri sigara ikaraga yonyine, bikabasha guhindura vitesse muri gearbox. Kuko uhise ubihinduranya moteri kwikaraga n'ikindi kiri kwikaragana, ugashaka gusunika ikintu cyahuye n'ikindi, aho biraturika. Nandumva ngo umuntu ngo boîte de vitesse irapfuye, cyangwa se pinyo irapfuye, irangiye, naje irangitse. Rero ugomba gukandagira kwa ambrillage yawe kandi ukamakinga sure ko yageze ku butaka, nibwo ibitandukanye neza. Warangiza ugahindura vitesse bitewe naho n'igikorwa ugiye gukora, nabyo turaza kubireba. Rero ako kanya imodoka ziri automatique zo ntabwo tuzivugaho, turaguma vuga kuri ziri manuel, kuko iyo uzi manuel yawe neza, automatique ni yakona. Uko automatique yo no kuyobora gusa, upfa kuba uzi kuyobora ukoresha icyo bita steering system cyangwa se steering wheel, ukoresha iyi vola kwikoresha kuyobora, ukoresha tureba nyuma, kumenya retroviseur. Ibyo uko yo ubwayo bitewe naho ugeze vitesse zijyana automatically. Ibyo tuzabireba nyuma. Turebe gusa uburyo bwiza bwa mbere bwo kumenya imodoka. Icyo nagushishikariza no kumenya gutwara imodoka iri manuel, kuko ntazajya umuntu gukanga ngatwara automatique. Atwara automatique uzi gutwara manuel, wicaye muri automatique yanaguruka, kuko uzi imodoka cyane. Murakoze, mukomeze kunkurikirana, munshyigikira, kora share na subscribe, comment kugira ngo umenye ko ibintu ngiye kubagenda mbagezaho bikomeze kugenda bigenda neza. Murakoze cyane.